Sobanukirwa iyi moderi agace na ka 13. Uyu munsi rero mbazaniye akandi ka moderi k'agakoti hano nkuko kareba ni agakoti ko mu gitenge. Kano gakoti rero ni keza, umuntu wese ashobora kugakunda kandi n'ukuntu kari mu gitenge byonyine nyine mubona ari ibintu bidasanzwe. Mumenyere ko amakoti menshi ngo bayakora ngo mu matise, uyu munsi aka gakoti mbazaniye nako mu gitenge. Nkuko rero kareba hano nk'umuntu ushaka gukoresha agakoti kangana gutya. Urabona hano nyine uyu muntu kunangana nkuko uri kumureba hano, nibura kano gakoti kavuye mu muce umwe w'igitenge, umuce umwe wonyine, ariko ku muntu ungana gutya cyangwa se muto kuri uyu cyangwa wisumbuyeho gatoya, ariko ari umuntu munini cyane wenda nk'abantu banini, nibura ushaka gukoresha nk'imico ibiri cyangwa umuco umwe n'igice. Hoya umuco umwe n'igice nibura, kuko nimba hano havamo umuco umwe w'igitenge bishatse kuvuga ngo ari umuntu munini nibura umuco umwe n'igice cyangwa wenda imico ibiri hagati aho ngaho. Iri kote rero nk'uko uribona hano ku muntu wenda ushaka kuridodesha, dore riba rifite imifuka ibiri imbere nk'ikote risanzwe n'udufuka tw'imbere mw'indani ushaka wadushyiramo, kandi ikindi riba rinadubuye kuri umuntu adubura nyine umwenda naduburire, ni nk'ikote bisanzwe. Hari umuntu ushaka kubona wenda ngo ari mu gitenge akavuga ngo buriya ngo ntabwo rimeze nk'iryo motise, byose ni kimwe. Kandi nkubwira ati nawe ushaka kuryiga ndaje gato nkubwire, reka mbaze nkwereke. Reba na hano mu mugongo, ni ukuvuga ngo ibintu byose biba bikoze ku ikote naho umuntu abikoraho. Wabibonye imbere n'inyuma hose ko bimeze neza, reba n'amaboko hose bimeze neza. Rero nkubwira ngo iri ngiri n'ubundi kurikora nk'uko ukora ikote risanzwe ni nako niri. Hari abantu bavuga ati wenda ngo iriya ni mu gitenge umuntu akanarisuzugura, ariko nk'uko ukora ikote risanzwe niri naryo niko warikora. Sasa rero nta gutinda, wowe ushaka kuryiga uburyo kirikorwamo narabyigishije hano, wabibonye dore ibi byose twarabikoze turabyiga. Kari agakoti uri kureba, hari n'umuntu urebye ino video n'ubundi usanzwe wiga iri koti hano. Ni ukuvuga ngo iri ni ikote ry'abamama cyangwa se ikote rya kigore, nyine n'abamama n'abakobwa muryambara, kuko ririmo n'amapensi y'amadekupe. Ibi byose twarabyize nk'uko ubibona, kiriya gitenge wabonye nicyo n'ubundi hano turimo turakata. Bishatse kuvuga ngo rero birimo birigaragaza, ntabwo nirirwa njya kure cyane. Umuntu ushaka kuryiga waza hano n'ubundi ukajya kureba isomo ryitwa isomo kwiga kudoda season ya 18, niho iri kote twaryize cyangwa se niho turi kuryiga. Noneho ukajya kureba uduce twose twatangiye dukata akantu ku kandi, buri kantu kose turariteranya ririnda ryuzura rimeze kuriya. Rero nawe ushaka kudodesha neza ko wasobanukiwe ko ibintu ugomba kumenya no kumenya ati ririya kote nzarikura mu gitenge kingana gute. Sasa rero umuntu ushaka kurikoresha nko mwitisi, naye nibagiye kuvuga mwitisi, itise ntago ikupe byavamo, nibura metero n'igice. Ikupe buriya aba ni metero na 25 hagati aho, ariko nibura metero n'igice kano gaseze uri kureba hano kavamo. Ariko ku muntu munini nibura ushobora kugira metero 2 aho ngaho. Nizere ko nawe ushaka kudodesha usobanukiwe, cyangwa se wowe umutayeri utamenya ngo ikote ryava mu gitambaro kingana gute, nizere ko usobanukiwe. Mu gitenge umuco umwe n'igice cyangwa umuco umwe cyangwa umuco umwe n'igice cyangwa se imico ibiri bibaye ngombwa, ariko akenshi aba ari umuco umwe cyangwa umuco umwe n'igice. Mwitise metero n'igice, yaba ari umuntu munini bikaba metero 2. Ni Part13 Rwanda TV, ukeneye kuryiga uzire kwige. Bye bye, ndabakunda cyane.